hari umufilozofe wavuze ngo abantu benshi bapfira mu myaka ya za 30 bagashyingurwa kuri 60. Niyabeshye koko, nibyo kubera ko ubuzima buri hanze hanga buragoranye. By'umwihariko ubuzima bwo gushakisha, buri umuntu avuka ari umwana agakura afite ibyizere byinshi, afite umutima umubwira ngo nzaba umuntu ukomeye. Umwana wese ubajije akiri umwana burya arakubwira ngo nzaba minisitiri, nzaba umuntu ukomeye mu buzima. Ariko iyo bigeze mu buzima bwo gushakisha, ibintu birahinduka. Uretse abagira amahirwe bakabona abantu baziranye babasunika, abandi dusigaye duhora n'uruva gusenya pe. Uwo iki cyiciro kitarangije aba ari umugabo. Uti bigenda gute? Dutangira gushakisha wapi, amahirwe akabona bake. Hanyuma basigaye birangira bageze mu gihe cyo kwitakariza icyizere, aho usanga bafite ibimenyetso bikomeye batazi neza nabo ko ari ukwitakariza icyizere. Harimo nko kwizera ngo gukira ni amahirwe, ugatangira kuvuga ngo gukira ni amahirwe. Muri make icyizere cyawe wari ufite ukiri umwana ukagishyira hasi, ahubwo ukavuga ngo ntacyo ngewe nshoboye, amahirwe naza nzakira, nataza nzakira. Icyo ni ikimenyetso cyo kwitakariza icyizere. Ugatangira kugira imvugo ziguca intege nawe, bavuga ati ubuzima ni yare, ubuzima ni iki, ubuzima nta wamenya. Ugasanga witakarije icyizere, ugatangira nanone no kugira imvugo mbi mu buzima bwawe. Burya nuhura n'umuntu cyangwa se niba nawe ufite imvugo mbi mu buzima bwawe, jya umenya ko ari uko witakarije icyizere, ari uko wumva ko nta kintu watanga muri iyi si. Kuko kwitakariza icyizere birarangira ukarambarara hasi, ukemera ko mu bantu bavukiye gukira, mu bantu bavukiye gutera imbere utarimo. Icyo cyiciro rero kuba waragezemo ntibivuze ko udashobora kuvamo, kuko nanjye ibyo nkubwira byo kumva ko gutera imbere bitandemewe, ndi mu bantu bataremewe gutera imbere, byambayeho, ariko naje kubivamo. Ibyo kandi byabaye ndi umuntu wize, ndi umuntu uzwiho ubwenge n'ubuhanga, ndi umuntu ukunda gusoma ibitabo by'ubwenge, yewe ndi n'umuntu ugira abantu inama bagatera imbere. Hari abanyeshuri nagiriye inama banjye batera imbere kundusha. Ndagira ngo nkubwire rero nawe, niba waritakarije icyizere ukumva utatera imbere, ndagira ngo nkubwire ngo gutera imbere birashoboka, kuko nawe wavukiye 9. Wakwibaza uti rero, niba wari umuntu ugira abantu inama bagatera imbere, wowe byari byarakunanije iki? Iterambere ryanjye ryari riziritse. Urahita wibaza ngo iterambere rizirikwa gute? Iterambere ry'umuntu rizirikwa mu buryo ki? Kera twazirikaga ihene ku nkomangizo. Kera hari igiti cyitwa inkomangizo twashingaga mu rugo, twazirikagaho amatungo nk'ihene cyangwa se intama. Ariko kandi muri iyo mbuga hariya habaga hari ibijumba, hariya hari ubwatsi, hari ibintu bitandukanye iyo hene yarya. Ibyo bintu reka tubigereranye n'iterambere. Ihene rero yazirikwaga ku mugozi ufite uburebure budashobora kugera kuri ibyo bintu. Iyo rero ihene yabaga imaze kumara utwatsi wayihaye, yageragezaga kuza kurya ibyo bindi, ikaza yagera ku burebure bw'umugozi, umugozi ukayifata. Ibyo rero akaba ari nabyo bitera uko kwiheba navugaga, ukitakariza icyizere, ukaba ubona imbere iterambere, uribona imbere, uhabona uzi ubwenge nk'ubwo narinzi, ariko wajyayo umugozi ukakugarura. Umugozi wakugarura rero nta kindi bigutera stress, bikarangira witakarije icyizere. Muri iyi video rero tugiye kureba uwo mugozi uwo ari wo, ndetse n'uburyo wakwibohora n'uburyo wakigobotora, ukagobotora iterambere ryawe, ubundi iterambere ryawe rikera. Njyewe nitwa GF Raymond, iri ni ijwi ry'agaciro, ishuri ry'ubuzima. Mbere yuko tureba rero uwo mugozi uboshye iterambere ryacu n'uburyo twawubohora, reka mbanze ntumike. Nkorana n'abantu benshi mu buzima busanzwe, niyo mpamvu ibyo ndavuga byose uramutse unyuzeho wabibona. Uramutse ushaka kwiga kuririmba, uramutse ushaka kwiga kuvuga, kugira ijwi ryiza mu gihe uri kuvuga, uramutse ushaka gukoresha indirimbo muri studio, uramutse ushaka gukoresha video, uramutse ushaka umuntu ugukamerera ubukwe, wanyuraho nimero ni 0788 43 957.
tujye mu bindi. Uramutse ushaka inzu muri Nyamata, uramutse ushaka ikibanza muri Nyamata, uramutse ushaka umuntu kwestarira amashanyarazi n'amazi aho uri hose, n'ubundi wanyuraho, nimero ni yayindi. Uramutse uri muri Nyamata ukaba ushaka kwiga gucuranga piano cyangwa gitari cyangwa trompete cyangwa violin, wanyuraho nabwo, nimero ni yayindi 0788 43957. Reka rero dukomeze urugendo rwacu, turebe ikintu kiboshye iterambere ryacu tunakibohore. Ni igiki rero kiboshye iterambere ryacu? Ikintu kiboshye iterambere ryacu nta kindi, umubiri ntabwo wumvira ubwonko. Ibyo bintu urumva ukuntu ari bibi? Ndagira ngo ubyumve muri ubu buryo. Tekereza uri directeur w'ikigo, ugakoresha abarimu inama, buri muntu ukamuha inshingano, bakagenda bakibera iyo ngiyo ntibagire icyo bakora. Tekereza uri CEO wa company runaka, ukabwira abakozi bawe ngo bakore ikintu, ukabaha ibitekerezo, ukabaha amabwiriza yumvikana, ariko ntibagire icyo bakora. Urumva ukuntu byaba bimeze? Ntabwo ushobora gutera imbere rero. N'umubiri nuko nguko. Ibaze ubwonko bubwiye amaguru uti tugende, mwatari ntambwe ebyiri, amaguru akabwira ubwonko ati jyane. Ibaze uryamye, ubwonko bukabwira umubiri ati tubyuke, umubiri ukabwira ubwonko ati reka genda wenyine, byuka wenyine. Ni muri ubwo buryo umubiri usuzugura ubwonko. Iterambere rero ntiryashoboka bitarakemuka. Wavuga ati rero byakemuka bite? Turifashisha ibaruwa ya 15 mu mabaruwa 128 mu muzingo witwaga Letters from a Stoic, wandikwaga cyangwa se wanditswe n'umufilozofe akaba umujyanama wa Kaisari Nero Seneca. Aho yavuze ati, byari byanditse mu Kilatini ariko ndabivuga mu Cyongereza: The body should be treated rigorously so that it may not be disobedient to the mind. Ni gutyo byanditse, bishaka kuvuga ngo umubiri ugomba gukandwa kugira ngo utajya usuzugura ubwonko. Mu buhe buryo? Reka tubisobanure. Ibice by'umubiri wacu ni ibikoresho byaremewe kuduteza imbere. Tugomba gukoresha ibice byacu mu iterambere ryacu. Ugomba kuvuga ngo akaboko kamfasha gute gutera imbere? Mu kwandika, mu kugira ute? Ukavuga ngo umunwa wamfasha gute mu gutera imbere? Ibyo byose ukabikora ugamije kugira ngo buri gice cy'umubiri wawe ukigira igice cyagufasha mu iterambere. Akaguru kanjye kamfasha gute mu gutera imbere? Icyo ni cyo ugomba gukora. Nkanjye kugira ngo mbohore iterambere ryanjye nuko mbere na mbere nafashe umunwa wanjye nkutoza kuririmba. Ubu ngubu ndi umuririmbyi. Nitoza kuvuga. N'ubu ngubu nibyo ni gukora. Ni gukoresha umunwa kugira ngo niteze imbere. Fata amaboko yanjye, mfata intoki zanjye, nzigisha piano. Ubu ngubu bimpa amafaranga. Kugira ngo urebe ko watera imbere, ubundi tekereza uvuye ku kazi uriho byagenda bite? Wakomeza ukabaho neza cyangwa byaba birangiye? Igisubizo rero nta kindi, ni ugutangira gufata buri gice cy'umubiri wawe ugatangira kukigenera ikintu cyakora kikaguteza imbere. Ibyo bishaka kuvuga iki rero? Niba ufite akazi, nimugoroba uva mu kazi ugende ujye kwiga kubaza nk'urugero. Niba uva mu kazi nimugoroba, fata umwanya wige kuboha. Niba uva mu kazi, fata umwanya wige kubaza tuntu tw'umwuko. Ibyo bizagufasha gutera imbere. Ubwo nibwo buryo uzabohora iterambere ryawe. Uzatangira kubona amahirwe ahantu hose agukikije, hose. Rero iyo niyo gahunda yo kugira ngo dutere imbere. Nizere ko ibi bintu bibafashije kandi bigiye kubohora iterambere ryawe. Ndagusezeranya ko numara gutangira gutyo, kubikora gutyo, uzatangira kubona amahirwe impande zose, uzatangira kumva muri wowe ufungutse, uzatangira kumva uryohewe n'ubuzima kandi ugatera n'imbere. Ibyo byose kandi no muri ibyo byose mvuze byo kwita ku mubiri harimo na siporo, kugira ngo umubiri wawe ube ari umubiri wakira ibintu neza. Ubwenge bwose wagira ariko udakoresha amaboko yawe mu buryo kugira ngo utere imbere ntacyo byamara. Iyo niyo nzira yo kugira ngo utere imbere. Murakoze, naho ubutaha. Thank you, bye bye.